utwikira none niba ari umwijima uri kubudika mu burasirazuba bwa Kongo uwicura burindi wo ugiye kubudika mbese wehoho witeka azakurasira wehoho mu bandi ni umuntu mu bandi wehoho ni ijambo riza rigaragaza umuntu mu bandi cyangwa se ikintu mu kindi wehoho umwijima Bibiliya narababwiye ngo nikubwira ngo umwijima kuko Yesaya yari yaravuze kuzatwikira isi ugatwikira amahanga ntabwo ari agace kamwe n'isi n'amahanga niyo mpamvu umwijima ubonye kandi ukakugeraho kandi ukaba uri kukugeraho ukaba uri gutwikira amahanga azaza cy'intambara zishire ibyo nibyo mukomeje kureba biri gutambuka hirya no hino ku isi ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka mwebwe inshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya turongeye turabashimiye turavuze ngo Uwiteka abahe imigisha kubwo mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya kuko aho isi ya Bibiliya igeze ni mwebwe tubikesha kandi naho izagera ni mwebwe wowe udahwema kubana natwe Uwiteka umugisha naho ugeze hano bwa mbere turavuze ngo Uwiteka guhe umugisha mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo tugira ngo twemererwe kwamamaza ubutumwa bw'inkuru nziza ya Kristo Yesu kugira bugere kure reka nkwinginge winjirira ariko ukande kuri igikumwe kireba hejuru ubuteye inkungishene kugira ngo igere kure ikomeze itugezeho ubutumwa bukomeze bugere ku bandi muri uyu mwanya ibyo mukomeje kureba n'ibyo mubonye n'ibyo mwumva byose n'ibyo bimenyetso by'iminsi y'imperuka reka dusome umurongo wa 2 w'igice cya 60 cy'umuhanuzi Yesaya maze twumve icyo bivuze hageze hati nuko dore umwijima uzatwikira isi kandi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga ariko weho Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana Uwiteka umugisha wowe udukurikiye Bibiliya ijambo ry'Imana Yesaya yari yarahanuye aravuga ngo dore umwijima uzatwikira isi umwijima w'icuraburindi utwikira amahanga ngo ariko wehoho Uwiteka azakurasira wehoho mu bandi ni umuntu mu bandi wehoho ni ijambo riza rigaragaza umuntu mu bandi cyangwa se ikintu mu kindi wehoho umwijima Bibiliya narababwiye ngo nikubwira ngo umwijima uzamenya ko ari ikimenyetso cy'amakuba n'ibyago ibi ni ibyago byose biri gutambuka hirya no hino ku isi nibyo Yesaya yari yaravuze abihuriyeho n'abandi bahanuzi nk'uko bagiye babihanura Yesaya rero ageze kuri igice cya 60 yavuze umwijima uzatwikira isi ntabwo ari agace kamwe ni isi yose niyo mpamvu isi iri guhura n'amakuba n'ibyago umwijima uri kubudika uri kureba ikinyamakuru kimwe hirya ugasanga umwijima wabuditse mu gihugu kimwe wagaruka hino ugasanga umwijima wabuditse mu kindi gihugu reka mbabwire bakristo bene data tujya twirengagiza ibintu neza kandi bitureba ukavuga ngo ntabwo ngo nafungura radio ngo numve ko icyo ngo ibyabaye ngo ntabwo bindeba ngo ngiye ngo nukujya ngo mu butayu ngo ngiye gusenga twese turasenga n'abandi barasenga n'uri arasenga ariko gusenga kudafite kumenya nukwerekeza ahabi mu rwobo rurerure uba uri kwicukurira urwobo ubwo nusenga utazi uko uri bugende uri gucukura urwobo uzagwamo utazabona uzabasha kurugukuramo Yesu yaravuze ngo umwijima uzatwikirize nutamenya icyo uwo mwijima uvuga uzagwa muri uwo mwijima ubure burundu uyu mwijima niyo mpamvu uri kuzenguruka hirya no hino ku isi nk'uko Yesaya yari yaravuze kuzatwikiriza ugatwikira amahanga ntabwo ari agace kamwe n'isi n'amahanga niyo mpamvu umwijima ubonye kandi ukakugeraho kandi ukaba uri kukugeraho ukaba uri gutwikira amahanga ukaba ukomeje gutwikira isi ikimenyetso ngicyo icya mbere urakibonye icya kabiri nacyo ngicyo icya gatatu nacyo ngicyo icya kane nacyo ngicyo
ibyo byose ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka biri kugaragaza umwijima uri gutwikira amahanga. ariko Uwiteka aravuze ngo ariko wehoho ninde rero? ni ukora iby'Imana ishaka akareka ubugome n'igomwa ry'iyi si, niwe uzabana n'Imana iteka ryose. wehoho ni ukora iby'Imana, uri gukora iby'Imana ishaka niwe uzabana n'Imana yacu iteka ryose. kuko uyu mwijima ukomeje gutwikira, reba uko uyu mwijima uri kubudikira. niba none uyu mwijima uri kubudika muri ubu burasirazuba bwa Kongo, Bibiliya iravuze ngo ni amahanga, umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi utwikira. noneho niba ari umwijima uri kubudika mu burasirazuba bwa Kongo, uw'icuraburindi wo ugiye kubudika. mbese wakoze iby'Imana ishaka? reka nkwinginga rero ufatikanye n'isi ya Bibiliya, kwinginga kandi kwinginga Uwiteka agukize uyu mwijima w'icuraburindi, akuremera umucyo. umucyo nuwubona uzaryama usinzire, umucyo nuwukugeraho uzakurinda kwirukanka uhunga umwijima. ariko Uwiteka uherereye wawe, umunyarwanda, mukogomani, murundi, mutanzania, muganda, aho uherereye hose, Uwiteka abarinde umwijima w'icuraburindi, abamurikire Kristo nk'umucyo. mbese ufite Kristo kari we mucyo, uri data wa twese mwiza, uri Imana yacu. ndasenze cyane, nsengeye mwene muntu aherereye hose wumvise iri jambo, umumurikire umucyo wawe, umumurikire, umurindi uyu mwijima uri kubudikira amahanga, umurindi uyu mwijima uri kubudikira isiyo NSF. haleluya, bw'izina rya Kristo Yesu, kuko uri gitare gikomeye. rinda mwene data uri mu burasirazuba bwo hagati muri Aziya, urinde mwene data uri mu burasirazuba buhera bw'Uburayi, Ukraine na Russia bakomeje kubudika umwijima w'icuraburindi uri kuzamukira mwene muntu. aba bose babudikiwe n'uyu mwijima w'icuraburindi, ubarinde rwose, ubamurikire babone kuboko kwawe. rinda mwene data uri muri ubu burasirazuba bwa Kongo, be abaturanyi bakomeje kwicwa n'izi ntambara z'amasasu y'umwijima w'icuraburindi ushyamiranyije abarwanyi na leta, bananiwe kumvikana, bananiwe guhurira kuri bibe ngo basangire ibyo bafite, basangire ubugari, basangire ibijumba, bakaba bacurana. ati ndagukubita, ati nanjye ndagukubita. Uwiteka ubarinde abari kubigwama, ababyeyi, abana, abatura, abasaza barabigwama. ariko turasenze ngo uwo mwijima mu izina rya Yesu Kristo ucike, mwene muntu aryama asinzire. Uwiteka uhimbazwe ko waduhaye Kristo akamena amaraso y'Igorogota, n'ubu ntabwo azabura kuturengera none n'iteka ryose. cyoro n'ikibi cyane n'iteka ryose. Shalom, isi ya Bibiliya nakagaruka, turabakunda.